Turakwakiriye wowe udukurikiranye kuri Duhumurizanye TV. Yesu ashimwe cyane. Turakwakiriye mu itangira ry'umwaka tariki 5 z'ukwezi kwa mbere kwa 2021. Tuguhaye ikaze wowe udukurikiranye uri mu Rwanda, tuguhaye ikaze wowe udukurikiranye uri mu mahanga, tuguhaye ikaze wowe uri mu mpande enye z'isi. Imana niguha umugisha. Mfite message nshaka kuguha. Mfite ubutumwa nshaka kuguha wowe nkurikiye, wowe ukurikiranye Duhumurizanye TV. Ndagira ngo nguhe message yawe mu itangira ry'umwaka. Mfite message ivuga ngo Imana iraguteturuye mu bantu. Imana iraguteturuye mu bantu. Imana igiye kugukiza icyagukozaga isoni. Hano Bibiri bivuga neza. Ndashaka ko dusangirira ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere turasoma n'umurongo wa 24 n'umurongo wa 25. Aha niho message nshaka kuguha ishingiye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuze ngo hashize iminsi umugore we Elizabeth asaminda, amara amezi 5 atajya ahagaragara. Akajya yibwira ati mbega ibyo Nyagasana ngiriye koko arangobotse, ankiza icyankozaga isoni mu bantu. Aha ni ijambo ryacu cyangwa se message mfite kuguha nahishingiye. Elizabeth niyo nkuru dusomye na Zekariya. Bibiri irabavuga nk'abantu barabakristo, ntabwo barabapagani. Yewe byari birenze n'urwego rwo kuba abakristo cyangwa se abizera, ahubwo bakoraga n'umurimo w'Imana, kuko biritubwira ko barabatambye. Bari abantu Imana ireba ikabishimira. Bari abantu Imana idashinja ibyaha. Bari abantu Bibiri ivuga mu bice navuga detaye ibyabarangaga bigera nko muri 4. Ndashaka kubivugaho. Icya mbere, aba bantu bari abatambyi. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, bari inyangamugayo. Icya gatatu, bari abakiranutsi. Icya kane, ntabwo bari bafite umwana. Mbibutse ko aba bantu kuba batari bafite umwana mu gihe cya kera, dore uko Bibiliya yabivugaga, abantu benshi batekerezaga ko umuntu kuba adafite umwana bitamuteza umubabaro n'agahinda gusa, ahubwo ngo byari ikimenyetso kigaragaza ko bari abantu banzwe n'Imana. Bari abantu Imana yabakuyeho amaso, yabakuyeho amaboko. Icyo gihe rero abantu batekerezaga ko ubuzima bwabo Imana yabataye. Nabo ubwabo nubwo bakoraga uwo murimo, bawukoranaga kwiheba, bawukoranaga ikimwaro, bawukoranaga gahinda, bawukoranaga intimba, bawukoranaga ipfunwe, kuko abandi ubwo bazaga kumurika abana babyaye, bo bahoraga uko umwaka utashye nta mwana bafite. Bahoraga uko umwaka utashye nta gisubizo cyo kuvuga ngo nibuze umwaka utaha tuzabyara. Ngo imyaka irahita, barakecura, barasaza. Ariko ikintu cyiza, bagumya kuba inyangamugayo, bagumya kuba bizerwa, bagumya kuba abakristo beza, bagumya kuba abakozi b'Imana, bakomeza kugumana umurimo w'ubutambyi mu rusengero, kandi ari inyangamugayo rwose, ari abakiranutsi, ari abantu bashimwa n'Imana n'itorero. Mu by'ukuri nubwo Imana idushima, abantu bamwe bakaba batabyemera, kuko ushobora kuba ushimwa n'Imana abantu ntibabyemere. Ushobora kandi nabwo gushimwa n'abantu Imana nabwo ntibikwemera. Nabwo bigomba gufatana. Aba bantu rero bakoraga neza imbere y'abantu kandi bagakora neza imbere y'Imana. Mu ntangiriro y'uyu mwaka ndagira ngo nguhe amakuru. Imana ifite umugambi wo kugukura mu isoni. Imana ifite umugambi wo kuguteturura. Imana ifite umugambi wo kugira ngo ihindure ubuzima bwawe, ihindure amateka yawe. Birashoboka ko imyaka ihise yakubereye imyaka mibi. Uhereye imyaka yawe ugiye urebye usubiye inyuma, ishobora kuba yarakubereye imyaka idasanzwe, ishobora kuba waraririyemo, waragiriyemo agahinda, ukabaho ubuzima butameze neza, ukabaho ubuzima bwicuza, ukabaho ubuzima bureba ejo ntibuhabone, ukabaho ubuzima bureba ukavuga ati ariko iherezo ryanjye niri. Ese Mana, kuki wemeye ko mwara? Kuki wemeye ko nkorwa n'isoni? Ndagira ngo nguhitangazo mu itangira ry'umwaka. Imana igiye kuguteturura mu bantu. Ese ijambo gutetururwa rivuze iki? Ijambo gutetururwa rishaka kuvuga ko ni umuntu ubayeho ubuzima busa naho yamaze gukorwa n'isoni.
cyangwa se ijambo ryitwa guteterwa. Kera tukiri batoya najyaga numva bakunda kuvuga ijambo gutukana igitutsi cyitwa ngo gateterwe rero ni ikintu cyitwa ngo kamware, gakorwe n'isoni, kabona ibyago mu kimbo cy'ibyiza. Uwo muntu yabaga gututse nabi cyane, nubwo tukiri abana tutabihaga agaciro, ariko namaze kumenya agaciro k'ibyo bintu. Imana rero yakuntumyeho, wa mupapa we, wa mumama we, wa mukobwa we, wa musore we, wa mubyeyi mukuru we, wa gikwerere we, Imana yakuntumyeho ngo Imana iguteturuye mu bantu. Imana igiye kuguteturura imbere y'abazi ko wateterewe. Imana igiye kuguteturura imbere y'abamaze kuguciraho iteka bakagutemeraho itaka. Erega hari abantu batemeweho itaka. Ubu hari umugore watemeweho itaka, hari umugabo ndi kuvugana nawe watemeweho itaka, hari umuntu nkurikiye umwanya bamaze gutemeraho itaka. Gutemeraho itaka bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uriya byarangiye, uriya byamurangiriyeho ntacyo azimarira, uriya byamurangiriyeho, ruriya rugo ntirukiriho, buriya buzima arimo ntazabuvamo, buriya birarangiye, bakagutemeraho itaka. Ariko ndagira ngo nze kukubwira ku buzima bwawe, Imana yo ntiyagutemeyeho itaka. Nubwo abantu bagutemeyeho itaka, ariko Imana yo ntiyagutemeyeho itaka. Nubwo abantu bagutakarije icyizere, Imana yo ntiyagutakarije icyizere. Nubwo abantu bagukuyeho amaboko, Imana yo ntiragukuraho amaboko. Nubwo abantu bagiye baragusunika basa n'abagushyize mu kato, Imana yo ntiyagushyize mu kato. Nzanye ijambo rikubwira ngo Imana iguteturiye mu bantu. Imana iguteturuye mu bantu. Ushobora kuba ufite uburwayi umaranye igihe, ni igihe cyo kugira ngo Imana iguteturire kuri ubwo burwayi. Ushobora kuba ubenzwe igihe kinini, Imana ije kuguteturura muri uko kubengwa kwawe. Barakubenze ugira ngo uri mubi, ndagira ngo nkubwire uri mwiza. Ahubwo umenya ko uri mwiza nuko yari atari yaza. Uza agaciro kawe, uzareba intege nke zawe akamenya ko ari zo agiye kuzuza. Uzareba aho hantu bakugayira akaba ari hazaza aje kuzuza. Wibutse ko umuntu ugukunda ntagukundira ko wujuje ibisabwa, ahubwo ugukunda aravuga ngo hatuzuye nzahuzuza, aha abandi banze nge niho nzakunda. Ndagira ngo nkubwire rero, reka kwitemeraho itaka, Imana ije kuguteturura mu bantu. Ndagira ngo mvugane nawe, ijambo nkuzaniye rirakubwira ngo nkuko Elizabeth yabivuze, aravuga ngo mbega ibyo Nyagasana ngiriye koko arangobotse. Mbese Imana igiye kukugoboka kandi urabikeneye. Muri ako kazi Imana itakugobotse wakorerwamo n'isoni. Muri iyo business mwahawe, muri uwo mushinga mwatangiye wanyu, Imana itakugobotse wakorwa n'isoni. Impamvu wakorwa n'isoni ni iki? Abagushungereye barahari, abazi ko bigiye gusoza uko babibyibwira barahari. Hari igihe umuntu aba afite igikorwa cye yahawe n'Imana, ariko ibitero bikaba byinshi, bikanyura mu banyeshyari, bikanyura mu bantu batandukanye, bikanyura mu baturanyi, mu nshuti n'ahandi. Iteka ukabona ko ibyo wahawe ugiye kumwarira muri byo. Ariko itangazo mfite ryo kukubwira, Imana igiye kuguteturura mu bantu. Kubera iki Bibiliya ikoresha ngo Imana igiye guteturura umuntu mu bantu? Nuko inshuro nyinshi abantu nibo bagira uruhare rwo kuduteza intambara. Kabiri, abantu nibo bagira uruhare rwo gutuma tugira ibyago. Abantu nibo bagira uruhare kandi rwo gutuma tubona ibyiza. Abantu Imana irabazi. Ni abahanga mu kwamamaza inkuru mbi, ni n'abahanga mu kwamamaza inkuru nziza. Birashoboka ko hari inkuru mbi bari kwamamaza ku buzima bwawe, ariko mu cyimbo cy'inkuru mbi Imana igiye kuyisimbuza inkuru nziza. Elizabeth baravugaga ngo birarangiye ntabwo azabyara, bakavuga ngo birarangiye ntabwo azigera abona umwana. Ariko Imana kuko ngari yari yaramuzibye indibyara, ari yari izi igisubizo nubwo ari izi n'ikibazo. Ndagira ngo nkubwire mwene data unteze amatwi, ikibazo cyawe nubwo gihari, Imana izi n'igisubizo cyacyo. Kandi birashoboka ko Imana yemeye ko icyo kibazo kibaho, ari igihe no kugushakira igisubizo kigiye kubaho. Rero wowe unteze amatwi unkurikiye kuri TV Duhumurizanye, ijambo ngufitiye, Imana igiye kuguteturura mu bantu. Ndashaka kuvuga gatoya ku bantu bateturuwe n'Imana. Buriya turi mu mashimwe y'abantu bamwe bateturuwe mw'iri soza ry'umwaka, akareba akavuga ngo ni ukuri Imana yaranteturuye, akareba akavuga ngo ni ukuri icyo nasengeraga Imana yaragikoze. Uwo muntu afite amashimwe,
afite n'impamvu zo gushima. Ariko hari n'abandi basoje umwaka barakozwe n'isoni, hari n'abandi basoje umwaka bawusozanije amarira, hari n'abandi basoje umwaka bafite agahinda, hari n'abandi basoje umwaka mu rugo rwabo babona ibibamwaza, ibibagose bikwiri bibamwaza bibagose bihari. Hari igihe uturana n'ibikumwaza, ariko Imana irashaka kuguteturura, Imana irashaka kugukiza icyo cyago, Imana irashaka kugukiza iryo dene, Imana irashaka kugukiza ako gahinda, Imana irashaka kugukiza ayo marira, Imana irashaka kugukiza uwo mwenda wa banke. Ndagira ngo nkubwire, Imana yamanura icyamunara cyamanitswe, Imana yamanura itangazo ry'uko uzatwita ari uko bagusataguye amara. Imana ishobora gutanga umwana batakubaze, Imana ishobora gutanga umwana utanywe y'ibindi bintu, Imana ishobora gutanga igisubizo bitanyuze abantu batekereza. Hari ijwi rikubwira ngo bizabaho ari uko bigenze gutya. Mbibutse ko abantu mukunda kujya kwa muganga, hari ibisubizo bya muganga, hari inzira muganga atanga yo kugira ngo uboneremo ikibazo cyangwa se uboneremo igisubizo cyawe. Akakubwira ngo kugira utwite bizagenda bitya, kugira ngo utwite bizagenda gutya, kugira ngo utwite bizakorwa gutya, kugira ngo bigende gutya bizagenda gutya. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana igiye kunyuranya n'ibyo abantu bavuze, Imana igiye kunyuranya n'ibyo abantu bavuze ku buzima bwawe. Igihe cyo gutobwa n'abantu, igihe cyo gukandagurwa n'abantu kirarangiye. Ngwibutse ko hari igihe umubiri w'umuntu bawukandagura bakawukandagura ugasa naho wabaye nk'igitoki cyangwa se avoka. Ndagira ngo nkubwire, Imana yarambiwe uko gukorwa n'isoni, Imana yarambiwe ubwo buzima, Imana yarambiwe uko bagutobatoba. Igihe bagutobatobeye kirahagije, Imana ije gushyiraho iherezo. Mfite mesaje ikubwira ngo Imana ije kuguteturura mu bantu. Ese urangurikiye tuvuge ngo amena? Ndashaka kuvuga gatoya ku bantu bagiye batetururwa. Sara mu gihe cyo gutetererwa kwiwe ari gukorwa n'isoni, yigeze kubwira Aburahamu, aramubwira ngo ariko Aburahamu umugabo wanjye, kubona isoni zadukoze, mu by'ukuri waretse tukajya inama. Aburahamu amutegera amatwi. Ubu reba, iyo abantu bamaze gukorwa n'isoni bazi gutega amatwi abandi, abajyanama beza, ababi, abakumanura, abakuzamura, abakuvangira, abakuvangurura, yewe umuntu iyo yamaze gukorwa n'isoni yakira byose. Aburahamu aratega amatwi, arambwira ati mva rero nkugira inama, ryamana n'umukobwa uri hano bita Hagari, mubyare uwo mwana azitirirwa uwanjye. Ariko ngwibutse ko umwana uvuka ahandi ataba uwawe, ntabwo bishoboka. Umwana wawe ni uwawe, ngwibutse ko n'isezerano ryawe ari iryawe ku giti cyawe, ntawe murisangira, ntawe muryicarana, isezerano ni iryawe. Amaze gukorwa n'isoni, iyo usomye mu gice cy'Itangiriro 16 umurongo wa mbere n'uwa kabiri uhasanga inkuru igaragaza ngo bajya inama, ngo maze Aburahamu arayemera, Sara yururuka ku buriri bwe, abuha umukozi wo mu rugo. Murumva uyu muntu yakozwe n'isoni. Donc yemera ko akurwa mu mwanya we hakajya mwundi. Sara atanze ikiryamo cye, Aburahamu aryamanye na Hagari. Bamaze kuryamana, Hagari asaminda. Kuva umunsi yasamyinda atangira kumusuzugura, atangira kumutuka, atangira kumugenza uko yifuza, kuko burya kenshi iyo twaburi igisubizo twagishakiraga hakagira unduza akaba igisubizo. Iyo akurebye abona utari umuntu, iyo akurebye abona nta gaciro ugira, iyo akurebye abona nta mumaro wawe, iyo akurebye abona nta cyuricyo. Ushobora kuba uri ahantu usuzuguriwe n'umuntu uri kugusuzugura, nyamara isezerano ari iryawe. Isezerano rishobora kuba ari iryawe, ariko umuntu waje agasa naho abaye igisubizo muri uwo mwanya akagusuzuguriraho waherewe isezerano. Ndagira ngo nkubwire rero, aho ngaho ni Imana igiye kugutetururira. Aho nyine, aho bakubwira ngo ubundi se umaze iki kuri ivaze, kuri nk'indobo, uri nk'inkono batekeramo isafuriya, umuntu akakugenza uko asha. Aho wakorewe n'isoni ni Imana ishaka kugutetururira. Iyo usomye igice cya 21 cy'Itangiriro, ngo nuko Imana igenderera Sara, ngo maze ngira mwibuka, ngo maze isoza ry'iyo jambo ryiza yari yavuze kuri we, ngo maze arasama nawe. Ngo amaze gusama akajya areba Hagari, akavuga ngo reka nzabyare, nzavuga nabyaye. Ubu reka nkubwire, iyo Imana igiye kuguteturura ntukihutire kuvuga, reka bigaragara uzabone kuvuga. Umunsi yabyariyeho yavuze ijambo rikomeye ku murongo wa 6, ku gice cya 21 n'umurongo wa 6, aravuga ngo Imana iranteturuye, inkijije isoni, ndetse n'abazumva iby'Imana inkoreye bazatangara, bazumirwa. Ngo ninde mu isi y'abazima wari kuzahanura mu bahanuzi akavuga ko Sara azabyara
umwana mubyariye Aburahamu kandi ishaje. Reka mbabwire bene data, ari igihe umuntu akorwa n'isoni n'abahanuzi ntibabe bakimuhanurira, bamureba bakabona umva yewe ubuhanuzi bw'uyu tubona bwararangiye, imibereho y'uyu tubona yararangiye. Aburahamu na Sara, abahanuzi bahanuraga ubuhanuzi bwabo bari barabubitse bararangiza, kuko yaragiye muri menopause kabiri, myaka 90, na Aburahamu agize imyaka 100. Ninde waba agihanura ngo umuntu azabyara atari Imana yonyine? Ushobora kuba utakibwirwa ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe bitewe n'ibihurimo, bitewe n'uko babona ko wakozwe n'isoni. Ariko mu itangira ry'umwaka mfite message ikubwira ngo Imana iguteturuye mu bantu, Imana igusubiza ijambo wariburiye mu izina rya Kristo Yesu. Hari undi wa kabiri nenda kuvugaho, ni umugore bita Rasheli. Rasheli yashatse akunzwe, Rasheli yashatswe ari umugore Yakobo akunze cyane, ariko ngo bakimara kubana Imana imuzibinda. Leya arabyara, yewe si ukubyara ariyongeza. Ngo Rasheli abonye ko yihebye agira ishyari. Ari igihe umuntu agira ishyari ryiza. Erega buriya umuntu agize ishyari ry'uko akwiriye kubyara ntabwo ari ishyari ribi. Ari abantu bagira ishyari ryiza, nubwo ishyari ryose nyine ari ishyari. Ariko ugize ishyari ryo kubaka ntabwo ari ribi. Ugize ishyari ryo kugira ngo ugere ku kintu cyiza ntabwo ari ribi. Kireka iyo ugize ishyari ugashaka kugira nabi. Kuko hari abagira ishyari bakajya kurogesha abandi, hari abagira ishyari bakajya gukubitisha abandi nkuba, hari abagira ishyari nyine bakicisha abandi, cyangwa se bakavutsa abandi amahirwe bari bafite. Iryo shyari ni ribi. Ariko hari ishyari ryiza, mu mbabarire ryose nubwo ryitwa ishyari. Ariko iyo ugize icyifuzo ngaragenda yegera Yakobo aramubwira atumva nutampa umwana ntabwo bishoboka kombaho, ndapfa ndiyahura. Yumvaga ubuzima bwe kuba hadafite umwana ari ikibazo, yumvaga ubuzima bwo. Ariko reka mbabwire, kutagira umwana aba bafite turashima Imana, ariko nifatikanije n'abantu badafite abana muri iyi minsi Imana igiye kubatetururamo. Kuko kutagira umwana umwaka ugashira imyaka 2, 10, 20, hari abamaze 20 badukurikiye umwanya nta mwana nta. Ndagira ngo nguhe message, Imana yiteguye kuguteturura muri abo bantu. Muri abo bantu Imana yiteguye kugutetururamo. Bibiliya iratubwira ngo maze Yakobo aramubwira atari ko se uravuga ngo nguhe umwana, njyewe ndi mu cyimbo cy'Imana? Ngo maze Yakobo ararakara nawe, aravuga ati ese uranshinja ngo nguhe umwana, njyewe wagize ngo nakwima umwana? Hari igihe rero mu rugo rubamwe umugore n'umugabo abantu baba bakundana bameze neza, ariko ibintu bikaza bigatungurana, ariko mu by'ukuri hari urukundo. Aho rero kwa Rasheli na Yakobo hari urukundo. Imana igiye kwibuka Rasheli, iyo usomye mu gice cy'itangira igice cya 30 n'umurongo wa 22 wasanga inkuru zivuga ngo nuko Imana yibuka Rasheli, imuha umwana w'umuhungu amwita Yosefu. Aravanga Imana inkuyeho igitutsi. Reka nkubwire, mwiri tangira ry'umwaka Imana yiteguye kugukuraho igitutsi, Imana yiteguye kugukiza umubabaro, Imana yiteguye kugukiza agahinda. Ndagira ngo tuze gusengana muri iri jambo rivanga Imana iraguteturuye. Kandi niba Imana iguteturuye ufite impamvu zo gusenga no gushima, ufite impamvu zo kwegera Imana, ufite impamvu zo guhamya, ufite impamvu zo gutuma ushima Imana. Ngo maze Rasheli abyaye Yosefu aravanga Imana inyongere n'undi muhungu, Imana imwongera Benjamin. Ndagira ngo nkubwire, Imana ntiyiteguye kuguha rimwe gusa, yiteguye no kukongera. Igukuyeho igitutsi yiteguye no kukongera ikindi gisubizo. Imana itanze uburyo itanga n'ubundi. Mbese Imana igiye gushyira uburyo imbere yawe kugira ngo igitutsi kirangire burundu. Rasheli akurwaho igitutsi ahabwa Yosefu yongerwa Benjamin. Imana igwe Yosefu ikongere Benjamin. Imana igwe Yosefu ikongere Benjamin mu izina rya Kristo Yesu. Kandi Imana itanga itimana itangirane nawe igusetsa muri uyu mwaka. Nsoza ndavuga ku nkuru y'uwitwa Hana yari umuntu washatse nk'abandi, agira ibibazo, agira amakuba. Umunsi umwe ngagiye kubonabona umugabazanyo bita Penina cyagira atangira kubyara. Arabyaye uwa mbere, abyaye uwa kabiri, abyaye uwa gatatu, ngabyara 7. Agasuzuguro kari kenshi, atangira kujya abwira Hana, kamubwira ngo jya gusenga nsubizwe.
ugiye gusenga umbwirira Imana ko yakoze ikaduha umwana kandi uze kwihuta ubamfashe, uzi kurera abana bari mu rugo rwawe rw'isezerano ukabarera utarababyaye wowe ntawe. Mu by'ukuri nubwo abana bose ari beza ntacyo bitwaye, ariko nawe Imana iguhaye iwawe washima, kandi birashoboka. Iyo itanga itimana nawe yaguha. Ngo Hana arasenga, asengana agahinda, asengana umubabaro, asengana intimba, ngo Imana iza kumwibuka mu bihe byari bikomeye. Ariko muri icyo gihe ngo Imana kuntu ari nziza, hari ikintu ushaka kuvugaho. Hari igihe ufite isezerano kandi usenga ukorana n'Imana, hari igihe ibintu bivukira iruhande rwawe bikagira imbaraga, bigakomera, bikamamara, bikogera, ugasa naho ubuzima bwawe buzimye burundu. Hana yari mu bihe yazimye, atavugwa, ataririmbwa, yewe ari umuntu wigunze. ngo umugabo Yerukana yamureba akamubwira ati ariko Hana kuki utishima, singurutira abahungu 10. Aramubwira ati have burya ntabwo umwana ari umugabo, ntabwo kandi umugabo ahinduka umwana. Burya umugabo ni umugabo, n'umwana ni umwana. Icyo gihe yari arimo cyari kimugoye, ngo ariko ahiga umuhigo mu mutima, aravuga ngo Mana numva umwana w'umuhungu nzamugutura abo wagukorere. Icyo gihe uwo muhigo yahize Imana yumva vuba. Sinzi umuhigo ufite, ariko igihe kirageze ngo imihigo wahize uyihigure, kuko Imana iraguteturuye. Imana iraguteturuye ku kibazo cyawe, Imana iraguteturuye mu minsi uhagazemo, Imana ije kuguteturura. Waba unteze amatwi uri hanze, waba uri hano mu Rwanda, aho uri hose, inzu wicayemo cyangwa akazi wicayemo, Imana ije kuguteturura ku kibazo cyawe. Kandi umuhigo wahize igihe kirageze ngo uhigure imihigo. Hana amaze kubyara aravuga ngo reka mbanze njye gushima Imana. Aragiye agiye Shilo, simvuze kuri amagambo yamubwiye mbere, ntabwo nayatindaho, kuko burya iyo turi mu bibazo abantu bavugayo bashaka. Yamwise umusinzi kubera ibihe yari arimo. Burya kenshi ibihe ushobora kubiba mugahinduka umusinzi, ibihe ushobora kubiba mugahinduka umunyamagambo, ugahinduka injajwa, abantu bakakwita uko bashaka. Uriya ni umutindi, uriya hari ibihe biduha amazina. Ufite amazina wahawe n'ibihe, ariko ndagira ngo nkubwire ikindi gihe kiraje ngo kigwire indi zina rishya. Hana yiswe umusinzi, ariko ageze imbere ya agiye gushima Imana, aravuga ngo ninjye wa mugore waje imbere yawe mbabaye mfite agahinda, ariko none uyu munsi ngarutse nje gushima Imana, kuko Uwiteka yampaye icyo nasabye. Uyu mwana niwe nasabye, none Uwiteka yampaye icyo namusabye. Aragaragaza amashimwe. Wamubwiraga ngo ni umusinzi, aravuga ngo uyu mugore burya ni umunyabwenge. Ndagira ngo nkubwire, wirangazwa n'amazina wiswe, wirangazwa nuko abantu bakuvuga, wirangazwa nuko isi kwita, ahubwo uri iki Imana ikwita. Ngana ku musozo rero, narindi kukubwira ngo Imana iguteturiye mu bantu. Imana yanze kukorwa n'isoni, yanze ko izo soni zikugumaho. Igihe kirageze kandi kiraje ngo iminsi guha igisubizo, iminsi guha ubuhamya, kuko Uwiteka Imana ari ivuganye nawe. Imana iguha umugisha wari uduteze amatwi. Imana iraguteturuye kandi gukuye muri izo soni wari urimo. Imana iguha umugisha. Mana ndagushimiye, gushimiye kubw'ijambo ryawe ntambukije. Buri muntu wese uduteze amatwi, hari ahantu mukuye, hari n'ahandi umuteretse. Mwuka w'Imana akorane na buri wese wumvira ijambo, maze yumve ko ateturuwe, yumve ko akuwe mu isoni. Kandi natwe twifatikanije na buri muntu wese kugira ngo iminsi igiye kuza tuzishimane nabo kubw'ubuhamya bwabo. Urakoze kubw'uko ari uteturuye, ukamwambura ikibazo yari afite, ukamukiza uburwayi yari afite, ukamwishyurira umwenda yari afite, ukagenda ukamukiriza intambara zari mu rugo, ukamurwanirira mu mibereho ya buri munsi. Urakoze kubikoze neza, kandi aya mashimwe twifatikanije nabo tuzayashima. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro abe muri mwe. Shalom shalom.